wajya kuranja niyeri ko numva ashaka kubakisha inzu naka konoshi nkiriya yawe nkiriya waza nkakwereka rwose ngiye mfite konoshi reka tugende konoshi nk'iyi ubona ko nyifite n'ubwogero ku ruhande Yesu ino konoshi ko mbona iteye ubwoba n'amazi y'igitare konoshi nziza ntarebe nyine ukuntu nashaka ukuntu nayubakisha ukuntu wazayinjiramo ntoya nyine ukubona nk'ukuntu nk'iyi imeze pe ukayunyubakira ugashaka abantu abafundi bubaka neza bakayinyubakira ukagenda ku murongo umeze fresh niba ufite nk'eshanu wenda ikoresha yawe nk'iyi ifite n'ubwogero ku ruhande wenda twakumvikana nyine nawe urabyumva n'ubushuti bwazamo tukayinyubakishiriza kuri miliyoni 4.9 wazongera tugahura ukuntu mbese nyine uhita ukanyubakira twumvikana no kubaka ibintu kubaka amakonoshi n'ibintu byanjye rwose ukaba ufite n'abafundi bameze fresh abafundi banjye rwose niyo ndinze mu cyumweru kimwe tukwereka ikoroshi none amavuta abayede bajya nko kuri none naburaga ibihumbi senyisa ukuntu najya najya kureba umukire nawe nzi urimo hari ahijya ukuntu tukagenda twumvikana ntaribi rero ubusigaye nawe hari uko tuzaba twumvikana saa nyine ubwo ni ukuzambwira nzaba nkubwira kureba wa mukire Magina na yeye abantu biki gihe mwarasaze ubona umuntu mumuhagarika muza ni ikintu kizimugiye kumbwira ikintu cyubaka okay ubwo ngubwo nimba ari ikiganiro cyubaka reka tube twicaye hano kunuze mukabunda umbwire izo story nuve nimba ari ikintu gifatika ndebe uburyo byagenda rero boss ukuntu byaye bimeze nagiraga ngo ungurize nk'ibihumbi 500 nari mfite miliyoni 4 nari navuganye na enjeniyeri yambwiye ngo kugira nyubakishirize iyo nzu nyine shaka kubakisha yaciye miliyoni 5 nyine tugitangira gucirikanya ndambwira ati rero nakuvanya ibihumbi senyisa ikaba enye igice tumaze kumvikana ndamubwira ati naribi nabura ibihumbi 500 kugira ngo nuzuze miliyoni 4 n'igice nagiraga rero ungurize ibihumbi 500 bibura kugira nubakishe mu kibanza cyanjye naguze ejo bundi mite nyubakisha vuba nzamuze yuzure ubundi nanjye mite nshaka ukuntu nyine nigenga okay ikibazo cyaracyumvise rero Nasa ahubwo icyo kibanza cyawe giherereye he? Giherereye mu ntuze mu mujyi hari Kibungo. Mu mujyi Kibungo. Ku buryo utwo tumyori enye n'igice ahita n'umuhereza kubanyubakishiriza inzu nashakaga. Urumva rero nimba dufite watungura. Amafaranga rero kuyajyayo ndayafite. Ahubwo se nta kuntu wajya nka kugurira icyo kibanza? Oya ikibanza ndagifite. Nanjye ko nari nyikeneye ra. Oya ntabwo kukigurisha icyo gihe oya ntabwo birimo rwose. Uko nyigurisheje nagiye hasi. Ntabwo nazabona ikindi. Yashanda bize mwebwe ubu ngubu muri babandi babateka mutwe muwa musura mufasha ivyatsi ugasanga ari ikibazo kugira ngo n'umuntu uzamwishyure biba bitoroye. Icyo gihe nanjye ntabwo ndi kukubeshya. Bita ahandi hantu ndi guteganya amafaranga.
urumva rero nahita ashaka ukuntu nyashakisha vuba bwangu bita nyaguhereza. Nimba rero ufite ahantu ukaba uzi neza yuko ko ufite ahantu uzayakura aya mafaranga tugirana amasezerano, ngiye kuyaguha ariko utibwira ngo ndayaguha mu ntoki. Ntaribi no kuri phone ndayifite. Phone so uyifite? Okay, ubwo wowe bwira nimero zawe nze kuza kuyagushyira kuri telefone aho abagabo basezeraniye. Wa mugabo twumvikana niho hantu bahurira cyane rwose. Nubitezuka nshumi yanjye. Ntabwo rwose byavamo, nge mbifitemo gahunda kuko urabizi. Ato izo namba numvise zinoroshye. Twebwe abantu tuba tudafite ibintu bituvuna, kuzifata biba byoroshye kuko tuba twaranasomye. Ni ibintu biba bisanzwe, ntabwo tujya tugora ubuzima. Ubwo ngubwo rero ndumva igitekerezo cyawe cyari cyiza. Reka ngende ndebe uburyo ki nakaza kuyagusunikira kuri telefone. Sawa kabisa, reka ngende kureba uburyo ndi buyagusunikire telefone yawe. Urabona nanjye kubona za nshuti zanjye nsanze mvugane nazo. Meze bite se? Umeze neza. Ese hari icyo murageraho ra? Byarakaze muri iyi minsi. Cyabo bite n'igifone rero. Nawe se? Ndakanye mba nagasize ku muriro. Wambereye imbwa pe. Ntabwo nese. Ntari bwaguye se tubanza wenda sha. Gamutekereza kuba. Ndapfa gasa turacyari abato. Butoya shaho umwana utengiye gutekereza ukiri umwana. Ariko niko ibintu biba bimeze, ariko nyine no turabitekereza ifaranga bugiye kugwira. Ntari nyine wenda namwe mwege se natontu wenda mwanguriza nanjye mike nzamuza akazi ko nari mfite ikibanza. Baba dukoze mu gishoro mani. Ntari none reka ningiye. None se aragusezera wemeze ute ko tubaje amakuru yacu ayawe gusa wabyumvishije yuko nyine nakoze, ntabwo wabyumvise ko naguze akabanza ngiye kubakira. Rata nawe mbuze impamvu wishimye. Sawa nyine badashobora kuba turi gukurikirana gahunda. Ntari hana